nakubiswe n'inkuba ndumirwa mbura ukuntu mbigenza nyimara gukubita amaso Oba ndavuga n'ishyano ricitse umurizo mbonye Soni yanzaniye Oba hano ngo niwe mukwe wanjye ariya nabuze aho ndigitira ntabwo ushaka kubwira uburyo umutima wanjye washigutse ese buriya adakora ari amafuti nari kubyitwara ntemundi kw'Imana izi kurindika igatanga ibintu umuntu ashobora kwifa buriya Obariri atabiniri agakingirizo iyo bitagaragara nari kumwanga nari kubigenza niko nabonye impamvu n'urwitwazo ariko simbizi sinzi kabisa ubundi ubu ni gute wambwira ngo ntabwo wari uzi Oba kandi ari umwana wawe ibyo bintu hari umuntu wabyiyumvisha niba ari umuntu utagira ubwenge niba ari umuntu udatekereza hari umuntu wabibwira ngo azabikora byumve rega ntabwo nigeze mvuga ko Oba ntamumenye nkimubona nyine ni nayo mpamvu nakubiswe n'inkuba naramumenye ariko nyine ntabwo nari kumenya ibisobanuro amasoni nagombaga kwigira ishyano rero kuri iyo mbonye urumva nkarwanya Oba niyo mpamvu rero bagiye bavuga ngo nta kuri ngo hari ibyo umuntu adashobora guhisha iteka reka rero nkubwire niba ushaka ko nkufasha ukeneye ubufasha bwanjye ukeneye ko nkutabara abana nibashakane bombi bavukana ndashaka kumbwira buri kimwe cyose nta na kimuciye ku ruhande ngo ubanze ucinyera mu cyamo ume amateka ya Oba uhereye kuri kimwe ukageza ubu none aha ngaha niba ushaka kumufasha aya nawe ari wowe ntabwo wabishobora ari wowe bibayeho burya ngo uvuga batarabona ntabwo mfite ahantu nyine nyine wowe mfasha Oba na Sonia igihembo cyose washa icyo ni ikinyoma kiri kukugendamo nudashaka kumpukuri nudashaka kumbwira amateka ya Oba ngo umbwire uko byagenze ngo umbwire uburyo ki wowe ubwawe utabashije kwirera umwana wawe wibyariye ndakureka ugumane ikinyoma cyawe ejo n'ejo bundi babyarane hariya ibyo ntabwo wabikora mbwira rero ko nagusabye ubufasha winshu mba hari ibintu bita ngo nugushimuza umuntu ariko ubundi ni gute ukeneye ubufasha hagati yanyu ni gute ukeneye ubufasha kuri njyewe erega nanjye ntabwo nzi ukuntu nabyaye Oba erega buryo ukeneye ko umuntu akuvura urata indwara urwaye ukayivuga aho babara hose niba udakeneye ko umukuri byihorere ngo nta n'icyizere uri kumbonamo reka nanjye tubireke uzaca izindi nzira oya nyine nako ukuntu byagenze Nakuye ngo niba ndi umunyabyaha kuko nari kubwinda amazi urumva cyo nashaka narakibonye ashaka kuma warampaye umupuri wawe nawe ubonye bihagije si rimwe si kabiri si gatatu si kangahe naraguhaze cyo ushaka n'igiki uri cyo ushaka none angaha onenze igipangu wangigeraho si ngushaka si ngukeneye uri ubomba kizanga ushaka iki sinshaka ko unyibonekezaho giye Mariyo naraguhaze toka pare Geza bombavu akomare ni biri kunkora reba amasezerano yose wansezeranyije reba ibintu byose wansezeranyije umbwira ko tuzabana umbwira kuzangira umugore ko tuzakora ubukwe none reba ibintu uri kunkora
ni wendi kubwira va muri telefone ni wendi kubwira tamina telefone gukura amenye gicucu wese utekeza neza ukize mu nyura bwenge bwawe ubyo nishoboka nzakujyana tukora ubukwe ngujyana ikigwa gise kugira ngo mvuga ngo icyo wanshakagaho ni kiriye icyo nashakaga ni kimwe nakibonye ikintu nashaka no kongera kurya indimwe toka pare umbafu urariye urahaze urijuse wangegera wese iyo uzubimbwira iyo uzumbwira ko ibira bishakiraga iyo uzumbwira ko utari umugore ushaka nari umugore w'inzozi zawe basi ukambwira ko ibira washakaga none urandiye urahaze uranjugunye reba ukuntu uri kunsora nk'ikimbwe haze ngo wanyiwe umbafu chakukuta kukuramira igicucu ntaso mari batinyuka ngo nyigira rangirisha kumba hende kura abakobwa nshakukubita n'abanga kumama ibeshye nkubituye turara muri gereza urebe ngo urarara muri gereza ibeshye ngozaho n'urushyure ngo urarara muri gereza mageragere bakubwiye ko polisi ari injiji ziyobewe ko maraya z'iki gihe zigize nyagashinga ihera ntunyite indaya utari ndaya uri kumanisa amaguru y'igiki je singushaka amaguru ntago ari nayo yamanikiye singushaka rero wiyoberanyije uzarimo ku ngufu n'umuti singushaka ni mashini yawe sinyishaka watumutse ukagenda sinjya ingimwe itera isesemi singushaka uri huma mu biki ari wowe n'ujye mbigusubiremo singukeneye ari wo mupuri wawe singukeneye urashaka iki umva nibigambo utangiye kuvuga iki se kutabivugaga mbere hose icyo nashaka kubona n'isura ye mu maso yanjye singushaka pe habe na gato na rimwe na gato none kigero kuri sesemi ngo wanyijeje bunyizezi we nashya no munya bwenge ngo wumve ngo uyu muntu mbya birashoboka urana Mario ndi umuntu ikigoryi kingana iki cyo kuzana injiji muri korali nkajugunya mu hanyuma none iyo wagize ikigoryi none ngiye warafashe nkura muri korali ungira ikigoryi wangize injiji nyine ngo nakana ko muri korali kazanyumva nzakabwira ibikabikore ungira injiji bonge gukura amenyo uranyidagadura ibeshye unkoreho gukubita ku buryo Mario burya sibuno nanjye nakwiyambura ino shusho ubundi ukabona nge wanyawe noneho wanyawe sushingiye ibeshye umozeho n'imitwe y'intoki noneho kigori cyaje ngo nikiririmbi kiramanika amaguru buri munsi kiri mageto y'abajama ngo nikiririmbi muri bagiye bombafu kwishanya mu itorero ibyo twarirenze twari hasi urumva kwigira umukristo w'amafuti gusubira guteka imitwe kigoryi ninde wakubwiye ko nishushanyije ko ari waje unyishushanya Ariya ndakumva nubwo ushaka kunsubiza mu mateka yanjye hahise ariko mu by'ukuri ntabwo amateka yanjye ashimishije no kubivuga no kubisubiramo no kubyibuka ni ibintu binkomeretsa cyane gusa nyine wumvise ibyanjye wasanga ndi ruharwa ariko mu by'ukuri ntabwo ndi ruharwa yewe yego wenda singiye guca ku ruhande ngo nkubwire gutya na gutya ariko nubwo bitashoboka ngo nkwite ruharwa ariko wasanga ari wowe ruharwa bavuze wa mungane wa mugani ni we ruharwa kabisa kubera ko ibintu wakoze ndakurahiye abantu babishobora ni bakeya abantu bagira umutima nk'uwawe ni imbarwa ariya utawuzi cyabwita ubumera nyine bigira uko wishakiye wifashe ko mubwira amateka yanjye hahise nyine urangwa ariko nta bonde ubundi kera nari umukristo usanzwe nk'abandi nsenga njya mu materaniro mbese nta murimo mfite mu itorero umunsi umwe rero nza guhura n'ibibazo bisanzwe biranga ariko numva nkeneye inama kandi numva nkeneye inama z'umukozi w'Imana ko numvaga ari umuntu nakwizera wambwira ibintu bimpumuriza wamfasha pe ugasubira muri modo nziza naka pasiteri Audience arangije animera mu materaniro
naragiye nsanga rigiye uhari jyenyine hariya uzi ko pasiteri yamfashe ku ngufu ayiwe noneho ibyakurikiyeho ni uko yahise anerinda iyo ari nayo yaje kuvamo Obadiya uriya mwana akivuka twamwise Obadiya ukuntu yaje kwita Oba ntabwo mbizi ntiwakomera gusa pasiteri yarampemukiye hariya pasiteri yarampemukiye impore mama nari nkiri muto nari mfite ejo hazaza heza nakundaga gusenga abantu bose batangira kumfataho ijambo komera umukobwa watwaye inda y'indaro iwacu banzaniye ibibazo ukuntu natandukanye na Obadiya ni birebire komera mugenda kumva nanjye umwana wanjye numvaga mukunze ariko natekereza uburyo namubyayemo ndakumva impore n'ubu iyo ndebye Obadiya numva nkunze umwana wanjye numva mukunze kuko ni imfura yanjye ariko ntabwo namubyaye mbishaka none se mwana we ndumva uburibwe waciyemo ndabwumva pe ariko se nyine impamvu yatumye utamwirerera ni iyihe ntabwo nari mbishoboye kandi nta nubwo nashakaga guseba ntabwo mfite ukuntu nakubwira ibi bintu hariya ndakumva ibyakurikiyeho uretse kunshyira hagati no hagati nkabura icyo mfata n'icyo ndeka nawe urabyumva kubyara ukiri muto udafite aho urerera udafite ubushobozi none se nyine impamvu yatumye utamurera ni iyihe warabashije kumutwita ukamugira kugeza ni iyihe mpamvu yatumye utamwirerera ko nari mfite ubushobozi bwo kumurera ariya mbabarira bambaza ibintu byinshi kubera ko nanjye umwana wanjye numvaga mukunze ariko kugira ngo apfire mu maso cyangwa apfane nawe nyine ntabwo ndi kubyumva neza bwari ubushobozi buno se busanzwe byari iki nyine mbabura unsobanuriye mbashe kubyumva byonyine kumutwita nkamumarana amezi 9 mu nda nabyo byari ibibazo bikomeye cyane nyine mbwira ibyakurikiyeho ni ibiki icyo nshaka tuma gusohoke hano bitabaye ndakumenyesha ko amenyo ya minota itarenze 5 yanyangiza hasi nk'ipande by'umuceri bombafu nta bigambo byanjye ishaka nabikubwiye bihagije singushaka sinirwa mbirepeta none ahangaha toka pare kumare waretse tukumvikana kuko basi nciye bugufi mare waretse tugakora ubukwe tukabana nk'umugore n'umugabo urabizi ndagukunda reba amasezerano yose wampaye ubu se koko ushaka kuyica icyo nakubwira cyo giye Mario nta mugabo ndimo rwose nta na gahunda y'ubukwe mfite pe abejo bundi ubwo rwego narurenze ngomba kugisi cyo kugira ngo mugore mu nzu shobundi atangire ngo ndatwite inyigi inyuma yanjye impinja ibyo bintu ntibibaho rwose hanze hangara abasore benshi bashaka gurongora bakeneye abageni bashaka umukobwa ufite ishyaka ryo kubaka nkawe inama nakugira rero kugira ngo tumwanye inyuma yanjye wafata umusore nk'uwo nawe ukeneye kubaka mu kabana Mario ibyo ngibyo bireke pe ntago mbyitayeho umwanya se ubona ataye ni mutoya
wambabariye koko amasezerano wampaye ukareka kuba umugabo w'ikigwari ahubwo ukaba umugabo usezeranye ikintu akanagisohoza. Ese Mario akibaze Mario nashatse umugore nkamushyira mu nzu ejo nagatangira kirirwa rukangara twite kabiri gatatu ngo mwe uruhinji wanjye nabwo nabandi ikigo gikikanije bose bamubwiye inama nongeye gusubira wasanze abantu bagushaka ko bahari bashaka kubaka bakeneye ibyingo uritsirajya ku mutwe bishaka kubiri. Ese Mario wibuka ko wasanze ndi Isugi? Wibuka ko ari we muhungu wa mbere bwa mbere twaryamanye? Icyo kintu basura kibuka ukanakizirikana byibuza bwarimwe. Icyo nkiye wenda icyo cyo ndacyumva pe ndanacyemera pe icyo rwose ndanakikubahira pe ko n'abakobwa bakibarinda ubusugi bwabo kugeza bangana barya. Ariko ibyo nabyo ntago bigwa guhita ubyurira gushaka kunkombeka ku ngufu rwose kubana gusanzwe uri isugi nibyo nagufasha uri isugi muragatumura akantu gatoya reka n'undi gukunda nawe azakomerezeho si ngombwa ko wagira ngo ingwe mashini nayo ipatanye byanditse he ko nasanzwe uri isugi ntago bituma witukiyamo gubana nawe reka n'undi akomerezaho naringejeje bitwaye iki? Ibyo byose uri kuvuga nta na kimwe nitayeho. Ngiye icyo nshaka nuko tubana nk'umugore n'umugabo. Mario niba utankunda ngenda gukunda kandi nzakubera umugore mwiza, umugore uzakumvira, umugore uzakuba kubera icyo utari gushaka kunyumva. Nibwo bwa mbere kuva nabera nabona umukobwa yifata gahatiriza umuntu kumutwara ku ngufu. Si ubundi nanatekereza tumuna ntwaye ku ngufu amaherezo yazaba yaye. Mario nuko ngukunda ubusa hano hanze yabuze abandi bahungu beza nazakundana ku ngufu je singushaka nabigusobanure kuva kare urangangisha iby'ubusugi nabikubwiye nta kibazo rwose nasanze uri isugi pe nanabikubahira n'ubu rwose ndongenda gushimiye ariko jyana n'abandi bakomerezeho kuko uzajya yo mashini mu magambo ntago ngiye mbishaka mashini nayihaze singishaka shimira mu bikorwa. Umva rero wambwiye numvishe igisigaye nashaka kugenda seto ko nakujyanye uboro nakwinginze nakubashye wanze igisigaye Mario ni wowe nyihindutse kuri uyu munota wanyu ugenda birambye yenda bakoma zavuka yenda mba n'ikindi gihe ntago nari mugende ngiye mfite barakubeshye urumva genda uririmbe cyangwa uruboho nubikize singushaka ntago nari urugo mfite sinyeneye kurongora jyana iyo mashini yawe bakomereza ikivi bacyuse aho nakigejeje seto ndi mugabo nshaka utari wowe Mario nitwabana rero nanjye singushaka nshaka abandi bakobwa bashya toka wari washyira imbaraga mu kurega umuntu umwifuriza ibibi wenda ugatekereza ibintu yagukuriye kumvura mwaje kumva ibyiza bamufunga nabo agashyira imbaraga mu bikorwa byo kukugirira neza. Hariya pasiteri yumvise ko natangiye ibintu byo gushaka kumufungisha nirirwa murega ahantu hose nta rwego ntari naragezemo. Ikintu yakoze yahise anshyira ku rutonde rw'abana bishyurirwa n'itorero mu gihe numvaga ngiye kwiga kwanjye birangiye numva nyine ubuzima bwanjye bugarukiye aho ngaho atangira kungenera amafaranga ahoraho nta kintu nigeze nifuza ntwite Obadi nahoranaga amafaranga nahoraga nambaye neza ni ukuvuga ngo mu rungano nabarushaga ubushobozi. Ibibazo byose bisa nkaho bigiye uruhande rumwe noneho bya bintu byose nari mfite bya bitekerezo bibi nari mfite byo gushaka kumugirira nabi ntangira kumwiyumva. Burya umuntu ukugirira neza mu bibazo cyane cyane ko yahoraga asaba n'imbabazi ambwira ko ibyo byose yabitewe nyine umubiri nawe urawozi n'irari mbese yansobanuriraga ibintu byabimuteye ariko asunika iza 5 mbona mfite ibihumbi ureba nawe mu gihe cyane umuntu ukobwa nkanye kuba mfite nk'ibihumbi 10 mu myaka yanjye nkiri muto nkigurira buri kimwe cyose nshaka imbabazi zahise ziza pe ibyo kumurega ndabyibagirwa niko ndikura iwacu twari abatindi nyakuri ntangira gusa neza noneho ndabyibuha niha buri kimwe cyose nshaka nisanga pasiteri noneho yabaye umukunzi wanjye
ndamukunda mwimariramo ibyari urwango bihinduka urukundo nubwo yamufashe ku ngufu ariko ntabwo yanereranye ntwite ariko ndashaka kumva amaherezo se kugira ngo umwana ntumwirerere nyine wumva ndari umunyeshuri akoze ijoro uri guseka iki guseka ibintu mbwiye mu kanya ibyo mu kanya birasekeje pe nyine ntabwo nari nzi ko turi nawe ugeze udukora tu none ubwo wagiye muri korali uririmba indirimbo gute kandi iminwa bidahura kandi bayirepesa abandi bantu utabizi bimeze nko kugenda mu Kigali kuri nyine uriyeranda ukiyadapta lese nimara kwinjira muri korali kandi butararepetanye indirimbo gusanzwe yumva ngo wambabariye kuko waritse nyine waritse ibyo bintu tukabivaho byarangiye byaje kurangira gute ndakaza ibyo kurimba gasibye uzabiduharire oya wenda nuko ijwi ryanjye riri ku ntengo hamwe no minsi iri kundi n'ibyanjye biriya bintu n'ibyanjye nanjye byaremewe byaremeye reka bwize ko iyo ndi kumwe nawe mba numva nishimye pe mba numva nishimye mba numva umutima wanjye uri ahandi hantu mba numva sinzi wenda uko bimeze nuko nyine wenda umuntu atafata microscope wenda ngo itraverse wenda yinjire buri mu mutima w'umuntu nyine ukuntu ibyishimo umuntu aba afite so ni sinkubeshye pe imbere yawe nako kubisobanura birandeze umve ko ngukunda pe I know nawe ndagukunda cyane I know ndabizi pe nanjye ndishimiye turi kumwe niba ari uko twisanzuranaho none utuntu twose tuba tuvugana nyine banumva ari two dukomeza n'urukundo rwacu kuko mama nta kintu kimwe duhishanye ariko sone aho tugeze aha ngaho hari ikintu cyagarika urukundo rwanjye nawe nta na kimwe ntekereza nta na kimwe pe nta na kimwe utekereza ariko ngiye mafite ikibazo mafite impungenge pe gute se mbitekerezaho buri mwanya mbitekereza ariko mba numva mfite impungenge nibaza nyine nimba mama wazakumpa nyine bikanjanga pe nawe ntukavuge gutyo ni mama yarambyaye ariko nk'umuntu w'umukristo natwe tugomba gushyira hamwe kandi mama agomba kubyumva erega n'ijambo ry'Imana rirabivuga reka nkubwire sheri wanjye reka mbanze musomere ijambo ry'Imana kugira ngo noneho wumve yuko na mama tuzamuganiriza twamukomveka akabyumva kuko ni umukristo kandi understanding ibintu byose kandi arumva kandi ntekereza ko n'ijambo ry'Imana ridushyigikira mu byo turimo kamusomere mu itangiriro ibice 2 umurongo 24 mu itangiriro ibice 2 umurongo 24 mama nitumubimubwira ntabyumve ubwo azaba agiye guhimiza ijambo ry'Imana tangiriro tangira ibice 2 umurongo 24 haravuga ngo nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore w'akaramata bombi bakaba umubiri umwe dugerete si ijambo ry'Imana sheri mama se yamenye na Bible nicyo gituma umuntu azagira ate azasiga se na nyina akabana n'uwo yihebeye none se mama yumva ko tuzagumana akaramata cyakoze aho ni sawa nanjye nsomera muri Mariko ibice 10 umurongo wa 7 sure 10 Mariko 10 umurongo wa 7 Mariko 10 umurongo wa 7 yego nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore w'akaramata bombi bakaba umubiri umwe reka niyongerera uwa 8 nta kibazo bigatuma baba batakiri babiri ahubwo babaye umubiri umwe wawo nese bwari kintu tumva nanjye ndabishimangiye n'ijambo ry'Imana rirabishimangiye ahubwo gusa ariko ngo mfite impungenge guteze sho
none se wenda njye ko ntawe nzaba nsiga se ikibazo ni wowe nyine uzaba ufite nyine umubyeyi ugomba gusiga naho njye ntawe nsiga kubisika nta mubyeyi ngira shira ibyo ngibyo ntabwo ari cyo kibazo kuko na mama ni umuntu mukuru kandi nanjye ndagukunda njyewe niba mpamanya n'umutima wanjye n'ijambo ry'Imana rikaba ribitwemerera kubera iki se mama atazabyumva kubera iki se ntazamusiga ngo nze ngumane n'uwo nihebeye uwo umutima wanjye wihebeye ibyo mbira ndabyumva pe nawe bira bivuga kandi kubyumva yego ikibazo ni mama wawe ese uri tari gusiga umubyeyi wawe shira njye nditeguye muri byose kandi na mama niteguye kumusiga yabyumva ariko azabyumva natanabyumva nakundi ariko njye niteguye kumusiga. Thank you. Uzi n'ikindi igihe cyarageze ntangira kwicuza ibyambayeho byose ariko nanone nsanga igihe cyarandenganye rero ntabwo nshaka gukomeza gusubiramo ibyahise hanjye kuko ni ibintu mbikubwiye mbese mu ncamake ubu kindaje inshinga rero umwana wanjye ni ukugira ngo Obadiya atabana na mushiki we mbabarira mwana wanjye rwose utangira ariya mwana ataba noneho ubanza sinzi uko nabigenza ese wandiriya hariya abantu buriya ntabwo bararyamana ubundi yewe ndabyumva ibintu byakubaye biteye agahinda n'umubabaro pe ariko ndagusezeranya nubwo ntabizi neza ariko ndahamye nashidikanya ko ntabwo baragera kuri iyo ngingo ariko nanone ubu tuvugana bamaze gufata umwanzuro n'icyemezo cyo kubana. mwana wanjye ari mbabarira ndakwinginze noneho mana noneho nakwimanika reba ibintu byose ukuntu ahantu bigeze kubera guceceka none nyumvira n'ukuri kwimana kuri ibishoboka byose wareba ahantu bijyana soni ukamutandukanya nawe ubu ngubu akaba abuze nanjye nkazashaka ukuntu mbibabwira ariko ubu nta mana ubuse wenda ako se urabizera koko ni abakristo bubaha Imana badashobora gukora ibyaha reka nkubwire rwose pe ndumva umutima ufite kuntu babaye ndanumva n'uburemere bw'ikibazo dufite kano kanya njyewe ndabizi neza ntabwo baragira ibyo bakorana ndabizi neza baririnze pe ariko ubu tuvugana bamaze gufata umwanzuro kugira ngo babane bishyingiye rero mama reka nkubwire mbabarira gusezeranya mbabarira wihangane kandi ukomere Imana yatumye obaza ahangaha ukabona ni wa wundi wawe cyari ikimenyetso cyari kugira ngo Imana ikwereke ko iri mu ruhande rwawe nta nubwo Imana yabyemera ko abavandimwe bashobora kubana. Imana yo mu ijuru Mana idahishwe ibanga ndakwinginze Mana ubarinde ntibasambane Mana barabana babanye noneho Mana ibi nazabivugane ntaba mu bantu Marika musezeranye ndagusezeranyije ngiye gukora igishoboka cyose aho ngiye gushyiramo imbaraga zanjye zose ntabwo biri bushoke ntabwo bari bubane ngiye gukora igishoboka cyose nzi neza ko hamwe n'Imana yo mu ijuru igomba kunshyigikira ntabwo babana ntabwo byashoboka ese ubundi ubwo mwana yaza yitwa nde babyarana n'ibima ntabwo byashoboka ndebera bavuze uko nuvuga ngo umwana wambaye yabyara yaba ari nyirarume ntabwo byashoboka umuramaho cyokora ubuzima bwanjye ntaho bwaba bugarukiye niba ukinshaka ukaba ushaka nkomeza kubaho nka mama Sonia tesha ibyo bintu Imana erega ngo igifasha abantu mu bibi no mu byiza yirengagije amabi yabo ndabizi neza ko Imana ibigushyigikira bino bintu ntabwo bibushoboke ubu se none waba uri hano nabo bakaba babanye no yahumura ntabwo ndabizi neza yuko aribyo bintu bari gupanga ariko nta kintu kiragerwaho ngiye guhera kano kanya ngiye gukoresha imbaraga zanjye zose zishoboka
ntabwo basabana kandi komera ihangane impore mubyeyi hariya genda wenda no kuryamana ntibaryamana uhari genda ujye kubara genda ubateshe umwana wanjye ndakwinjiza. okay genda mu byo tuganiriye byose byumvikana aho ingenzi nuko tugomba kwihutisha ubukwe. nanjye niko mbyumva pe kuko kwitinza mu mayira se n'ubundi ni ukwikerereza ibyo tuzakora reka urabyumva gute? ndabyumva ariko ikibazo kiri kutugongana kimwe pe. Ikibazo no gutegura ibyo bintu byose tugategura ubwo bukwe n'ukuri tugomba kubana ariko mama ntabyemere. ngiye inkuru ya mama none ndumva maze no kuyihaga mu mutwe yanjye. Ese undi shirika nkubwira ikintu. Reka banze nkubwire impamvu banze mbwira ikintu kimwe. Reka nkubwire impamvu inkuru ya mama ari ngombwa. Buriya umubyeyi w'umuntu aba ari umuntu ukomeye pe. Nta kuntu twajya gukora ubukwe turabukoze pe. Dutumiye inshuti n'abavandimwe baraje baratwambariye tugiye mu rusengero ariko wibaze neza ko mama we yakureze. Uri umukobwa we kandi akunda. Yego. Ukoze ubukwe tukoze ubukwe nge nawe. Nta butashye. Nta bujemo. Ako niko gahinda nagira rero noneho. Uzaho kugira ngo dukore ubukwe mama nta butahe. Twakwemera tukishingira noneho tukazajya kwirega nyuma. Akabibona none ko twishingiye tukajya kwirega. Otherwise mama ashobora no kubyanga. Nkurikije ukuntu ameze. Dushaka kuvuga ngo tujye guprepara ubukwe dutegura ibintu byose mama bikarangira atanahari. Kandi ako niko gahinda none nagira. Kurusha uko nakwishingira hazajya kwirega nyuma yaramaze kwiyakira abona yuko ntacyo gihinduye. Maje niko mbyumva. Uri kubyumva gute? Urumva atagitekerezo kizima kuko abaduteguye ubukwe abakristo bose bakaza abantu bose ku rusengero bakaza noneho bakabona mama ntawe uhari. Kumwe wambika n'ikamba umubyeyi wawe ukabura uryambika. Ubwo si cyo ari icyo gisebo ari no kwishingira noneho tukazajya kwirega nyuma mu muryango. Ikiza ni ikihe? Yegiza numva ko ari kwishingira. Uzi impamvu ari kwishingira? Kubera ko ari kwishingira abantu bahera mu gihirahiro bakaguma muri dayiremo. Ntibamenya ngo habaye iki cyatumye umwana yishingira. Bavuga ko umwana munaniye kugira ngo bijye kwikosa ry'umubyeyi. Noneho nyuma tukazasobanura imiryango uko byagenze nk'abana mu rugo. Genda byemera. Nje niko mbyumva. Uzi n'ikindi shiri ngende umva ahubwo nk'uko twafata hanzu simbizi niba kigekije. Uko ngenda gukunda ndashaka kuba ndi kumwe nawe most of times nere ibintu byo gukomeza gutegereza ngo mama nge biki n'ukuntu mama afunze umutwe ubwabyo biteye ubwoba. Ahubwo shumva nkubwire nje ibintu byose nariteguye muri njyewe ndi well prepared nta kibazo na kimwe ariko reka nkubwize ukuri niba utazampemukira ukaba utazigera umbabaza nkuko umbwira ko nkunda kuko bikaba ari ibyanyabyo ukaba nkunda utazigera unkorera ikintu na kimwe kibi ukaba witeguye kuba umugabo wanjye muri byose ngiye kuva akanya mbaye umugore wawe inozo ntayumvamo kuko niba ibyo mbwira ari ibyanyabyo urukundo nyereka rurwanyarwo uko witeguye kubana nanjye ari ibyanyabyo kuva akanya mbaye umugore wawe. Uzi ahubwo shere wanjye utaratekereza ibintu byinshi reka njye gutegura icyumba twiruhukire. Mana nkuru. Mana urabizi neza ko nagusezeranyije kuzagukora iteka ryose. Urabizi neza ko nakubwiye ko nzaba mu nzu y'Uwiteka ubuzima bwanjye bwose. Uyu mwanzuro ngiye gufata ubanemo nanjye. Ibi ngiye gukora byose uba imbere yanjye. Ubane nanjye. Ube mu ruhande rwanjye. Mana nzagukora by'iteka ryose ariko ndakwinginze unyigaragarize nk'Imana. Nimba hari ikintu kibi cyose cyaba kihishe inyuma y'ibi bintu ukingaragarize nk'Imana. Nzakubaha
nzagukorera nimba ari n'icyangiye gukora Mana ukimbabariremo nta kundi nanjye nabigenza nganjwe n'amarangamutima y'urukundo nganjwe n'urukundo ariko nzakomeza ngukorere kandi sinzatetwa ku izina ryawe Mana yasenga Nowa kandi Mana nkuru Mana ya Isaka na Yakobo Mana ya Meshaki na Abedenego Mana yakuye Daniyeli mu rwobo rw'intare Mana ubana natwe umunsi ku wundi ndakwinginze Mana ngo unyigaragarize ubane nanjye muri urugendo ntangiye niwe Mana nkuru bisabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen. Baby, namaze gutegura mu cyumba. Ngwino tujye kuruhuka.